ugahemukira musaza wawe, ugahemukira murumuna wawe, ugahemukira mukuru wawe, ugahemukira inshuti, ugahemukira umuryango, ugahemukira umuvandimwe just kubera ibintu. Nagira ngo mbibutse ngo ibi bintu birimo biduhemura, ejo tuzapfa tubisige. Tuzagira umunsi umwe, isaha imwe, umunota umwe, isegonda rimwe, umwuka ariko usize nk'uruki umusozi. Ibyo birahari, yes, tuzapfa twese, ariko usize nk'uruki umusozi. Usize inkuru ivuga yuko wahuguje murumuna wawe, usize inkuru ivuga ko wahuguje mukuru wawe, usize inkuru ivuga ko wahuguje musaza wawe, wahuguje mushiki wawe. Ese mu by'ukuri birakwiye? Nyamara bya bintu bizaranda, bizagera no mu bana banyu, bizamenyekana ko ari umuhemu. Ukuri kurabuze mu bantu. Turasuhuje mwese bakunzi ba Team TV, Yesu ashimwe. Tunezejwe no kubana namwe umunsi wa none. Banangiye seka cyane kubera abafatanyabikorwa bacu hano baba bansekeje kanga ntangiye seka, ariko nabyo ni umugisha kubera ko ntituyobewe ko hari abarira hirya no hino kubera ibibazo bitandukanye, hari abababaye hirya no hino kubera ibibazo bitandukanye, hari rero nabi Uwiteka yagiriye neza bakabaseka. Muri byose nk'uko ijambo ry'Imana bivuga no gushima nta kindi. Rero dushimye Imana ko turi bazima, dushimye Imana ko turi amahoro, nawe ahuri niba bitameze neza. Nukuri ndaguhumuriza nkubwira ngo uyu munsi ntibimeze neza, reka ejo Uwiteka afite uko yabigenza bikamera neza. Reka rero uwo mwami tumushime kubera ko ari we utugejeje aya magingo, kandi nubwo ubabara ariko byibuze uriho, ari we wakurinze. Nibura uriho, urahumeka, urarwaye, urababara ariko urahumeka, umeze nabi, urashonje, ufite ibibazo ariko urahumeka. Ibyo byose kubera ko Imana ari iturinze. Reka dufatanye tuyishime, tuguhe icyubahiro mwami w'abami, tugushimiye neza n'ubuntu bwawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye yuko umunsi wa none turemeye kugira ngo tunezererwemo, tugushimiye ko uri Imana idufasha kugira ngo tunezererwemo. Hari byinshi bitubabaza mu byo twumva, mu byo tubona, mu byo dutekereza, mu byo tugambira, aho turi hose, ariko uri Imana yacu igambira kutunezeza, ukatunezeza, uhabwa icyubahiro. Tugushimiye rero umunsi wa none ko nanone wongeye kuwugena kugira ngo tubane gutya, tuganire n'ubwoko bwawe mwami w'abami. Ibiganiro mwami twafasheho gahunda kujya ducisha kuri Team TV, nta kindi bigamije. Turakwinginga igihe cyose mwami, mbere yuko tugira icyo tuvuga hano ngo bari ugaragara, bari uvuga ntihumvikane twebwe. Inama zo tuba twumva twajya ku bwacu tuzi ko ntacyo zamara utazigiye wowe. Mwami rero ndakuraritse kugira ngo bari wowe utanga ibitekerezo byo turi buvugira aha, nkuko n'ubundi mba nagusabye nkwinginga kugira ngo bari wowe umujyanama mukuru, ungira inama y'icyo navuga. Uyu munsi rero mwami, igitekerezo kiri butangirwe hano ndakuraritse kugira ngo bari wowe wenyine ugaragara, bari wowe wumvikana kugira ngo kigire umumaro mu mitima y'abantu no mu matwi yabo mwami, kandi tuzi ko ushobora byose. Turagushimye rero kugiye kubikora, kandi ndetse n'ibirenze ibyo twatuye mitima. Turagushimye kwiteguye uri bwumvira ijambo kandi bikabagirira umumaro. Shimiye yuko ari wowe uri bwumvikana, atari twe turi bwumvikana, ndetse tunagaragaye cyane kuzobibya mu izina rya Yesu, amen. Rero bakunzi ba Team TV, inshuti zacu, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Shalom shalom aho muri hose. Ni ukuri Imana ijye ibaha umugisha. Dushima yuko muri abantu bacu, muri inshuti zacu, muri nkoramutima zacu. Shimira ko mudahwema kudutera iteka, mukora like, mukora share, musubscribinga, ndetse munakora comment. Ibyo byose rero ni ibidufasha kugira ngo turusheho gukomeza kumva ko hari impamvu yo kubana namwe, hari impamvu yaje kugaruka imbere yanyu. Hari ibitekerezo bitandukanye mugenda muduha, naho mutakwandika ariko abo tujya tuvugana n'abandika. Ni ukuri Imana ijye idufasha kugira ngo tubikore kwa kundi nko bamwe tugira inama kugira ngo Team TV ibeho. Uyu munsi rero agira ngo tuganire ku ngingo yitwa ukuri. Umunsi ndaje tuganire kuri topic ivuga ukuri. Ukuri ni iki? Ukuri gufasha iki? Ukuri kumaza iki? Ukuri gukwiye kuvuga nde mu gihe ki? Ryari? Ukoresheje iki? Ubivuze uti?
uyu munsi rero ukuri ndagira ngo ariko tuganiraho icya mbere na mbere ndagira ngo mbasobanurire Truth Initiative Ministry icyo ari cyo. No kuvuga ngo iyi ministry tujya kwitekereza yabaye habanje ko umutima wanjye cyose nifuzaga uburyo bwo nafasha imfubyi n'abapfakazi ndetse n'abatishoboye. Nkumva igihe cyose ndabirwaye ni ikintu cyo nkeneye kugira ngo nzakigereho. Noneho kugira ngo bize gushoboka yuko mbone izina rya ministry ni ibintu byakomatanijwe. Nabaye aho ngaho ngira ibintu byinshi byo mbona bincarenginga ku cyerekeye ijambo ukuri. Ndavuga ni iyi ministry nkwiye kuyitirira hakabamo ijambo rivuga ku kuri. Nuko twatangiye ina ministry nicyo cyatumye ibaho, byatewe nuko twasanze ko ukuri kwarashize mu bantu. Ukuri kwarashize, kwararimbutse mu bantu, nta kukirimo. Abakigufite Imana ihabwa icyubahiro kandi bahumugisha kandi bashoboze mukomeze kuba abanyakuri. Barahari ko nkanjye nta kintu gihe cyo njya mbeshya. Ndakubwira ngo kubwiza ukuri, niba urunyanga ukanyanga, niba tubyumva kimwe tukabyumva kimwe, ariko ikintu cyitwa ikinyoma ni ikintu cyo nanga cyane. Rero ukuri impamvu twagutekereje ni ukubera ukuntu twabiciyemo, tubona ukuntu kuri kunaniye abantu. Hari byinshi cyane by'umuntu yagiye abona, ariko hari urugero rumwe rwatumye ntekereza iyi ministry kwita Truth Initiative Ministry. Hari abantu bo nagiye numva, ingero nagiye mbona ko dukwiye guharanira kongera kubiba ukuri mu bantu, kongera kuvuga ikintu cyitwa ukuri icyo kumaze n'icyo umuntu akwiye kwiyumvamo mu gihe cyavuga ukuri, n'uburyo akwiye kwiyumva mu gihe cyavuga ukuri cyangwa avuga ikinyoma. Ukuri rero twasanze ikintu kinaniye abantu, nta muntu, abantu ni bake bakivuga ukuri. Umuntu aribwiza akavuga ati nimvuga ukuri uyu muntu arambona nabi, nimvuga ukuri yuko nibaga ari kubona biretse uyu muntu avuga ko nimenye inda, nimvuga ukuri yuko iyi sambu ari uyu nguyu arayintwara kandi mu by'ukuri nayo mbonye ko bishoboka ko nazayikiriraho, nimvuga ukuri yuko koko uno muntu yampaye telefoni ye ngo nyimufashe, n'ubundi biraza kugaragara yuko ari yagomba kongera kwisi oya reka mbeshye nemeze yuko telefone ari yanjye nyigumane. Rero bituma mvuga ngo reka twite ino ministry Truth Initiative, tuvuge ko twebwe twumva duharaniye cyane kuvuga ukuri no kongera kumenyesha ukuri abantu umumaro w'ukuri. Ukuri rero ni ikintu cyo nabonye gifite umumaro cyane. Ukuri ni ikintu cyo nabonye cyubaka ibintu byose. Iyo ufite ukuri ntacyo utageraho. Ushobora gutinda kukigeraho ariko ukazakigeraho. Ushobora kuvuga uti nimvuga ukuri yuko ibi bintu ari ibyuyu barabintwara byose ubwo karaba kabaye, oya reka mbeshye yuko ari ibyanjye, uzabeshye Yesu, ariko ukuri kuzatinda kuzashyira kumenyekana yuko ibyo bintu ari ibya mugenzi wawe atari ibyawe. Icyo gihe rero nta kindi kizabaho nuko wa muntu azahabwa ibye. Rero birutwa nuko twavuga ukuri tukavuga ngo no, nubwo bwose bibabaje, nubwo bigoye kugira ngo mvuga ukuri, ariko ubundi ukuri nuko nkwiye kukuvuga. Baba babitwara bakabitwara, baba ari abumva ko ari abantu tukagabana, yego, ariko no kuvuga ngo nasanze ukuri ni ukuri gusigaye kugoranye kuvuga. Ariyo mpamvu navuze ngo reka twebwe duharanire kuvuga ikintu uko kiri. Niyo mpamvu abantu benshi bizabatungura, ariko nagira ngo uyu munsi mbibamenyeshe ku mugaragaro. Nge nafashe gahunda kuvuga ikintu uko kiri. We niba bikubangamiye sorry, ariko ukuri nuko dukwiye kuvuga ukuri. Urugero nahawe ni umukobwa wigeze kujya gushaka, agiye kujya gushaka aravuga ati rero ninjye gushaka mfite imitungo kandi nge nanigamije kwireresha barumuna banjye, ni ukuri uyu mugabo ashobora kugeraho yambera umugabo mubi naye akayiyitirira bigatuma ntagishoboye kugira icyo mpa barumuna banjye. Aravuga ati reka fata umwe muri basaza banjye mbanikeho umwandike w'umutungo, ariko nawe abizi neza ko atari uwari uwanjye. Biba gutyo, ariko byegereje igihe aho umukobwa yashakaga umutungo we, musaza yaramwihaka, arambwira ati reka umutungo wawe gutese ko ari uwanjye, njyewe ino nzu ni iyanjye, reba neza no mu mpapuro ni iyanjye ntabwo ari iye rwose. Batora famiye, bazana famiye bayishyira hariya. Famiye iravuga ngo wa muhungu we ko ibi bintu tubizi, ati reka tugize impapuro. Umuhungu muri make aratsemba yanga gusubiza mushiki we umutungo we. Murumva rero aho hantu
ko bigaragaza ukuntu ukuri gushize mu bantu tubaye bampemuke ndamuke aho umuntu nk'uwo kugirira icyizere kingana gutyo akaguha umutungo akavuga ati ni wowe numva nizera yuko ejo utampemukira warangiza ahubwo akari wowe uzamuhemukira murumva ko ukuri kurabuze mu bantu nzi nanone indi urundi rugero umuntu yafatanije na murumuna we barafatanya ibintu byose barangije bucya mu gitondo kimwe arambwira ati reka ati nta kintu twafatanije ntaho nkuzi rwose ibi bintu ni ibyanjye nta ruhare bifitemo habe namba rero nasanze ukuri kwarashize mu bantu arabizi neza ko hari igihe bicaye bajya inama ngo izi ntebe tuziguze ari 30 ni izacu reka tuzikoreshe business umunsi ukaba umwe akamwihakana akavuga ati reka izi ntebe since when wowe izi ntebe zifiteho uruhare guhera ryari reka ariko mu by'ukuri umutima we wicara ukamubwira ngo my friend naho wahakanye ko izi ntebe atari izawe atari umuvandimwe wawe ariko nizo umuvandimwe wawe rero ni ukuvuga ngo ibyo bintu byanyeretse ko nta kuri kugihari ariko se birakwiye guhemuka ugahemukira amaraso yawe ugahemukira mwene nyoko ugahemukira mushiki wawe ugahemukira musaza wawe ugahemukira murumuna wawe ugahemukira mukuru wawe ugahemukira inshuti ugahemukira umuryango ugahemukira umuvandimwe just kubera ibintu nagira ngo mbibutse ngo ibi bintu birimo biduhemura ejo tuzapfa tubisige tuzagira umunsi umwe isaha imwe umunota umwe isegonda rimwe umwuka ariko usize nk'uruki umusozi ibyo birahari yes tuzapfa twese ariko usize nk'uruki umusozi usize inkuru ivuga yuko wahuguje murumuna wawe usize inkuru ivuga ko wahuguje mukuru wawe usize inkuru ivuga ko wahuguje musaza wawe wahuguje mushiki wawe ese mu by'ukuri birakwiye nyamara bya bintu bizaranda bizagera no mu bana banyu bizamenyekana ko ari umuhemu ukuri kurabuze mu bantu nyamara ukuri kurakwiye mu bantu ukuri kumara iki ngiye mbona ukuri rero ukuri cyo kumariya jewe nuko mba numva aho nciye hose mba nemye niba ari ibintu nk'ibyo naraza havuga ukuri havuga no twarabifatanyije ibintu nubwo byahombye ariko twarafatanije nubwo bimeze bitya reka tugabane bino bintu ni ibyacu turabavandimwe nubwo yambikije inonzu anyizeye nukuri inonzu burya ntabwo ari yanjye wabyibeshyagaho wese nabimenye ko inonzu atari yanjye reka niba ari umukobwa ari fiancé wawe ahimenye umushiki wawe yakugiriye icyizera kubitsa iyo nzu ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko iyo nzu ari iyawe ibyo bintu rero birimo biteza umuntu kuvuga ibinyoma nabonye hanini ari ikintu cyitwa ubwiyemezi ikintu cyitwa ubwiyemezi kivuga ngo iyi telefone bari bayizi nk'iyanjye iyi nzu bari bayizi nk'iyanjye imyaka yose 10 nyimazemo imyaka 5 nyimazemo imyaka 2 bambonye ntwari no modoka buri muntu yarazi ko ari yanjye subire kwisuka cyangwa tuyibanemo na Jolly babibone yuko turi reka nabonye hanini biterwa n'ikintu cyitwa kwiyemera tukikakaza tukishyira hejuru kumva yuko narizwi nk'igitangaza nasubire kwisuka my friend subira kwisuka ariko ufite amahoro umutima wawe nta kigushinja uryama ukabona ibitotsi ukarya ukabona peti ukicara mu bantu kumva nta pfunwe ufite biraruta kuba najyamo ngagaye ngaragaza ko ndi igitangaza ariko mu by'ukuri umutima wanjye buriya hari umuntu udashobora guhisha ukuri kwawe no umutima wawe aho uvukagera nta kuntu wawuhisha ukuri kuko umutima niwe wowe umutima ndaza hano mbwira abantu rwose nari mu rukiko ngewe mburane mvuga ukuntu ibyo bintu ari ibyanjye penzanatsinda uko impapuro zanditsemo ngewe nta kuntu watsinda ariko umutima wanjye nta gihe nzabeshya umutima wanjye ngo wakire ikinyoma gihinduka ukuri nkuko nabeshya urukiko ikinyoma kigahinduka ukuri nkuko nabeshya abantu abavandimwe inshuti ikinyoma kigahinduka ukuri ariko tuzirikane ko nta kuntu uzabeshya Imana nta kuntu uzahebeshya umutima wawe n'Imana yawe niba uri umukristo kandi ikintu kibabaje bagenzi bavandimwe nuko bisigaye bikorwa n'abakristo wa muntu wo tuzi neza ko ari umukristo uzwi ku izina ry'umukristo kuwa mufasi wa Kristo birababaje cyane ni nako gahinda gihe nagize gakomeye kuba umuntu azwi nk'umukristo ariko akaba ari we ugaragaraho ibyo bintu
rero nakubwiraga ngo byanga bikunda uzabeshya abandi, ariko Imana yawe n'umutima wawe abo ni abantu babiri udashobora kuzapfa ubeshya, kubera ko uzicara ubyibuka ngo nubwo nabeshye ko Jolly nta gahunda dufitanye, ntacyo yambikije, ino nzu ari iyanjye, buno butaka ari ubwanjye, ino telefone imodoka ari iyanjye, icyo ari cyo cyose nawe narakufashije cyangwa dufatanije ukanyihakana, menye neza ko hagati hariya muri kumwe musinya, mwumvikana, mutekereza, muganira, hari Imana. Iyi Mana ntabwo ijya inagurizwa izuru. Umunsi ubumwe ijambo rye riravuga ngo mukora ibyo mushatse ngo mukagira ngo simbabona. Ntabwo ari uko Imana ibitatureba. Imana ibitureba, Imana ibona ibyo turimo, ibyihorera kubera impamvu yayo. Umunsi ubumwe kugira ngo igaragaze ubumana bwayo ikakugaragaza. Rero nshuti y'umusaraba nakugira inama ngo ni ukuri, sobanukirwa ukuri uko ariko, niba wari warirengagije ukuri, menye yuko uko kuri ko wirengagije bizagira umunsi umwe Imana izagushyira ahabona. Imana igushyira ahabona, ikahagushyira ukagaragara pe. Rero nkugiriye inama, wa mukobwa we, wa muhungu we, wa mugore we, wa mugabo we, wa mupapa we, wa mumama we, uwo ari we wese wuri cya kindi cyo wirengagije, sobanukirwa ngo umutima wawe ntuzawubeshya, sobanukirwa ngo Imana ntuzayibeshya, sobanukirwa ngo ibyo ngibyo urasa ni wowe wibeshya, ni wowe ubwawe wibeshya, ariko ushatse wareka kwihemukira, kuko uko wibeshya uko ni ukwihemukira. Urahemukira umutima wawe, urahemukira amarangamutima yawe, urahemukira abana bawe, kuko ibyo bintu bizamanuka bizagera mu bana bawe. Urahemukira izina ryawe, umunsi ubumwe bakakumenya ngo ibyari mu mabanga bizashyirwa ku karubanda. Rero uyu munsi naje ngira ngo twibukiranye ukuri n'iki kumaze iki. Ukumaze rero yuko ngenda nemye, aho ndi hose ntacyo mba nikeka, aho ndi nta pfunwe mba afite, aho ngenda mba numva nemye, abo ndi hagati yabo, abana banjye mba numva nta kibazo bafite, kuko nabanye na buri muntu amahoro nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Navuze ukuri, nakoresheje ukuri. Wa mwana wanjye nazakura haranira kuvuga ukuri. Uzavamo akavuga ibinyoma, nibyo nyine nibyo bavuga ko nta rugo rubura ikigoryi, ariko mu by'ukuri azaba azi neza ko se buri muntu yamuvuga avuga ko yarangwaga n'ukuri ku gato na kanini. Rero ntabatindiye nagira ngo tuganire ku ijambo ukuri. Ukuri Abanyarwanda yavuze neza ngo guca mu ziko ntigushye, kuratinda, ariko aho kugeze ikinyoma kirimuka, ukuri kukicara. Ndizera ko tubyumvise, kandi ndizera ko Uwiteka ari bukoresha iryo jambo ukuri aho wari uri, ibyo wari urimo byose, ba nk'uwiyinira, witekerezeho, wiyibuke, ubone ko ukuri hari icyo kukumariye, kandi si wowe wenyine kuzakumarira n'abawe. Rero Imana igufateho aho wari warabeshye. Birashoboka cyane kuva utarapfa ukiri kuri iyi si, birashoboka ko wakwisubiraho ugasabana imbabazi na mugenzi wawe. Imana yanaguhamagara ukagenda nta kizinga cy'ukuriho. Imana yo mu ijuru duhana umugisha. Rero shimiye yuko mwumvise iki kiganiro, kandi senga Imana kugira ngo kigire uwo kigeraho kandi kigire uwo kiramira. Hari benshi cyane bacumujwe n'akamanyu k'umutsima, niko nabyita. Utwo twose two tureba, niyo yaba ari inzu y'umuturirwa, niyo yaba ari iki, tujye tuzirikana ko ari byo birashira, ari nanjye ubwanjye nawe tuzapfa. Rero byaruta yuko twapfa tugasiga izina rizima ku musozi. Data mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro. Urakoze ko wabanye natwe, urakoze ko uganire n'ubwoko bwawe. Mwami, nzi neza ko abantu tuba tuganira ari abantu bumva, kandi hari impamvu yawe yo batanze iyi topic ngo bariyo tuganiraho. Jambo rimanukira ubusa, nzi neza ko barishyize ku rurimi rwanjye kubera ko hari abo ubona kuri no jambo rizavura. Hari benshi cyane babayeho nabi, babayeho badasinzira, babayeho batarya ngo bigere mu nda, babayeho amaraso atabashyira ku mubiri, babayeho bafite ipfunwe aho bagenda, aho bicaye, aho aryamye, aho yicaye, aho agenda hose yumva ipfunwe rimumereye nabi kubera ko yabeshye, kubera ko yabeshyeye mwene se, yabeshyeye mwene nyina, yabeshyeye umuvandimwe, yabeshyeye inshuti mu kazi bakamwirukana, yabeshye. Ibyo ari byo byose byatumye abeshya. Mana urabizi, ndakunyuze rero kugira ngo bakore ku mitima, bongere bamenye yuko Mwami
uri Imana itaginegurizwa izuru, uri Imana itagigira ikihishwa, maze hagira ikibakora ku mutima, bumve yuko kuvuga ukuri ari ishingiro ry'ubuzima bwiza, ari ishingiro ryo kubaho neza, ari ishingiro ryo kugirana ubusabane nawe ndetse no kubana na buri muntu amahoro. Nuko rero Mwami, nzi neza ko hari uwageneye kino kiganiro kiraho ikiraro hariho hose, ariko kino kiganiro kimugereho maze kimugire umumaro. Mwami, nzi neza yuko ushobora byose, hari ibyo mba natuye ariko hari n'ibyo ntatuye kubera umwanya. Nzi neza kuri Imana ishobora byose, ifite uburyo bw'uzakoreramo kugira ngo ikiganiro kizagira uwo gifasha. Habwa icyubahiro muri byose, ibyo natuye ndetse n'ibyo ntatuye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.